ukimara gufungura ino video kora subscribe na share like no kunzogera ubona hafi aho maze ugumize ugezweho ubutumwa bwiza n'ibindi biganiro bitandukanye. Turashima Imana yongeye kutwemera kugaruka imbere yayo. Imana ihabwa icyubahiro yaturinze nawe ikakurinda muvandimwe ukurikirana iyi televiziyo. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Mu izina rya Yesu Imana ikugirire neza. Katonye dusenga. Data mu izina rya Yesu tugarutse imbere yawe nanone, turi imbere y'amaso yawe, niho dushaka niho dukeneye mwami, ngwino ubane natwe tugirire neza. Mu izina rya Yesu Kristo ugire neza iyi studio, ugire neza iyi televiziyo, ugire neza mwami w'abami, abateze amatwi mwami wanjye TV, ndakwinginga mu izina rya Yesu umugisha kandi usendereye umugisha utangwa nawe. Mana utazo umugisha mwami wanjye na wawe ubutangira nta nubwo mwami wagereka umuvumo. Utanga umugisha bisi badatanga, utanga umugisha mwami w'abami, ababyeyi abavandimwe n'inshuti n'imiryango itatanga. Mana utanga umugisha special. Niyo mpamvu tukwinginga kugira ngo kubane natwe kandi tugire neza, namwe wese umugire neza hari wumva iri jambo mwami. Mana uhindura amateka y'ubuzima bwe, wumva iri jambo umugire neza mu izina rya Yesu. Mana umve uhaze kwifuza kwe mu izina rya Yesu Kristo. Ifuma gifunzi cyawe uhaze kwifuza kwibaho byose, uhaze kwifuza kwe kandi umugire neza mwami. Urakoze nako tugire neza, uduhaga tuvuga ijambo ryawe, ubane natwe kandi tugire neza. Kanwa kacu mwami wanjye mwami bane nako nkuko mwami wanjye data wa twese wabonaga n'akanwa k'abagaragu bawe, ariko ubane n'akanwa kacu mwami, maze nayo ukomeze gushyirwa hejuru mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe bene data. Imana ibahe umugisha mwe mukurikiye ijambo ry'Imana, mwe mwumva iri jambo. Ijambo riranga neza muri Yesaya 40 ngo nimuhumurize abantu banjye, mubahumurize, mubabwire iby'urutse imitima yabo, mubwire ko imibabaro yabo ishize. Imibabaro yacu nta kindi cyatuma imibabaro yacu wese kumva ijambo ry'Imana, wese Imana yonyine kuza ikamanika kurutsa imitima. Kuko hari byinshi biba bituremereye, biremera ubugingo bwacu, biremera ubuzima bwacu, biremera imitima yacu. Iyo ufite biremera umutima wawe bituma n'ubugingo bwawe butajya ahakwiriye. Uyu munsi none rero ndazana ijambo rikubwira ngo ujye wibuka aho Imana yakuye, ushobora gukiza igihanda kiri imbere yawe, ushobore gutsinda igihanda kiri imbere yawe. Wibuka aho Imana yagukuye, ushobore gutsinda igihanda kiri imbere yawe. Akenshi tunanirwa kubera ko tubibuka aho Imana yadukuye. Muri iki gihe uhana n'ibikugerageza byinshi n'ibikurushya byinshi, ariko impamvu unanirwa vuba cyangwa se impamvu ucika intege, ntabwo wibuka aho Imana yakunyujije, ntabwo wibuka ibyo Imana yakunyujijemo, ntabwo ujye wibuka aho Imana yagukuye. Nyamara wibuka aho Imana yagukuye, washobora gutsinda igihanda kiri imbere yawe, washobora gutsinda Goliath uri imbere yawe, washobora gutsinda ikigeragezo kiri imbere yawe, washobora gutsinda keredi iri imbere yawe, washobora gutsinda amadeni ari imbere yawe, washobora gutsinda ikigeragezo cy'urugo ufite, ari ikigeragezo cy'umudamu cyangwa cy'umupapa, byose ushobora kubitsinda. Uyu munsi wa none wibuka aho Imana yagukuye, Imana itewe kubakira urugo rwiza. Uyu munsi wa none wibuka aho Imana yagukuye, uyu munsi Imana itewe kuba abana beza banezeza umutima wawe. Wibuka aho Imana yagukuye, Uwiteka itewe kuza kukugirira neza. Ibuka aho Imana yagukuye nshuti yanjye, nicyo umusabira, nicyo mwingingira, nicyo mushishikariza. Ibuka byandi wanyuzemo, ibuka ya masasu wanyuzemo, ibuka za ntambara wanyuzemo, ibuka ibyo byose ubyibuke. Numara kubyibuka urashobora gutsinda icyawe cy'ukwagaza imbere icyo cyose. Sinitaye kumenya icyo ari cyo, ariko cyose ni kimwe, niko uri umenye neza uganatsinda, utatsinzwe ugakuramo gutsinda. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka dusome icyanditswe kiri hano muri Samuel wa mbere 17:38, 37. Reka duhere kuri 37. Twihuta tudatinze, aravuga ngo Dawidi arongera aravuga ati Uwiteka wandukure mu nzara z'intare n'idubu, azanyiza no mu maboko y'Umufilisitiya. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati ngaho genda, Uwiteka abane nawe. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero y'umuringa ku mutwe, amwambika n'ikoti ribohesheje iminyururu. Dawidi aherako yambara ikote ku myambaro ye, agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo.
Dawidi abwira Sawuli ati simbasha kujyana ibi kuko nabimenyereye. Nubwo Dawidi arabyiyambura aherako asingira inkoni arayitwaza, yitoranyiriza amabuye 5 mu kagezi, ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite ubuhumetso mu ntoki. Nuko yegera Umufilisitiya. Umufilisitiya nawe araza asatira Dawidi, umutwaje ingabo amurangaje imbere. Umufilisitiya aza akebaguza, abona Dawidi aramusuzugura kuko yari umusore w'umugenda w'inzobe w'uburanga. Nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati ko unteranye inkoni, mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya aherako akwera Dawidi mu izina y'Imana ze. Umufilisitiya abwira Dawidi ati ngwino mubagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi abwira Umufilisitiya ati waneranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko njyewe nguteye mu izina y'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isiraheli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabize, mwice nguce igihanga, kandi ndakugaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba, z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isiraheli hari mu Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nta kintu Dawidi yari afite. Yibukaga ko Dawidi, iyo dusenya amateka tubona ko Dawidi yari umushumba, yamenyeye kuragira. Nta kindi kintu yamenyereye, we yayimenyereye inkoni z'abashumba, utubuye, yatiraga inyoni mu ishyamba. Niko kamenyero Dawidi yari amenyereyemo, nta kandi kamenyero yari afite. Noneho ngo ageze mu ngabo z'Abafilisitiya n'Abisiraheli, kuko yagiye mureba bakuru be nk'uko Bibiliya itangiye itubwira. Noneho ngo yageze asanga Umufilisitiya urimo gusuzugura Abisiraheli, arangije akarya umutekano mujya mu nda. Imana ishimwe cyane. Ibuka neza Sawuli umwami n'umugabo w'ingabo, abantu benshi ndetse n'abakuru be ba Dawidi bari bahari, ariko biraba itweka neza ngo yana bose bari batinye ngo bashye ubwoba. Mu gihe kigera mu ngabo biraba ngo bakubise Umufilisitiya amaso ngo bashye ubwoba, bagira ubwoba. Dawidi yitegereze asanga n'Umufilisitiya utarakebwe, asanga n'umunyamahanga, ariko yibuka nubwo ari umushumba, nubwo ari umuntu usa nkaho asuzuguritse, wategera nibwa akavuga ati ntacyo, okay, nubwo bimeze gutyo njyewe niba ko mu ijuru harimo Imana. Yesu ashimwe cyane. Arangije nyamara bamufitse nge namutsinda, bamufitse ntabwo yakongera gusuzugura ingabo za Isiraheli. Arangije ngo bamugeze ibwami, bageze kwa Sawuli, ngo Sawuli amukubise amaso amubwira ati reba Umufilisitiya metero afite, yewe wowe uragasore kumugenda nta nubwo umenyere kurwana, wabishobora. Ariko ngo Dawidi arangije batoye kada. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo Dawidi arabati wikwirirwa umbwira byinshi, kuko hari Imana yandokoye mu nzara z'intare n'idubu. Yibuka ibyahoraga nabyo mu ishyamba. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi wa none wibuka ibyo wahuye nabyo mu buzima bwawe, uyu munsi ukaba ugira umwuka w'abazima, biguhe gutsinda igihanda kiri imbere yawe, biguhe gutsinda intambara iri imbere yawe, biguhe gutsinda inzitizi cyangwa se ikintu runaka kiri imbere yawe, biguhe gutsinda icyo wari igisubizo kiri mu mutima wawe, biguhe gutsinda icyo waburiye iherezo. Ushobora kugira ikibazo ukabura iherezo ryacyo. Imana ishimwe cyane. Ariko Dawidi arangije avuga wikwiriye kuvuga byinshi, hari Uwiteka Imana wandokoye mu nzara z'intare n'idubu, igihe data na mama batari bahari, igihe nahingaga mu ishyamba njyenyine, hazaga inzoka, hazaga inziramire, hazaga intare, hazaga indubu, hazaga ibyinshi, ariko ngo Uwiteka akabirinda nde? Akabirinda Dawidi. Dawidi arambwira ati rero Imana yandokoye mu nzara z'intare n'idubu, irangiza amaboko y'Abafilisitiya utarakebwe. Imana ishimwe cyane. Irangiza wa munyamahanga, iyo kiguhagaze imbere cyakuyobeye ni kinyamahanga kuri wowe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Abaguhagurukiye nawe nyamara kuri wowe, ibuka ko Imana yagukuye, bati Imana wandokoye hage mu masaso, hagati mu masaso, uje no kundokora ibintu bigejeje mpagaze mu uyu munsi wa none. Mana wanyije ukanyubakira inzu, nakeredo uyu munsi wa none urayinkura imbere.
Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana yamaye urubyaro nkabyara. Mana uranyiza ikigezo cy'urushako rubi. Satani yahagurukiye mu rushako. Muri iki Satani yahagurukiye mu miryango. Ariko Uwiteka yiteguye kugukiza. Imana ishimwe cyane. Imana yaturinze imyaka yose itambutse. Uyu munsi none tego no kuturinda muri gihe cya COVID-19. Imana tego kuturindiramo kandi tugakira. Mu izina rya Yesu kuko mu ijuru hari Imana turebera. Ngo Dawudi arangije ngo aravuga ati rero nubwo bimeze gutyo ngiye ntacyo bitwaye, ngiye nta kibazo. Icyangombwa ni kimwe, niko hari Imana yanyijije inzara zinene dubu. Biravuga ngo iki? Biravuga ngo Dawidi avuga ati noneho mureke ngende. Ngo Sawuli avuga ati ngaho genda, Imana ibane nawe. Biravuga ngo araje mwambika imyambaro, bamwambika amakote, ngo baheshe ibyuma, ngo ariko ntabwo yayimenyereye. Ntabwo yigize yigera mu buzima bwe, ntabwo yigize yigera uzi kwigera ari umwenda. Wenda umunsi ukawujya wenda ukawuvamo kuko n'ubwo mwana nize mwambara wenda ngo uwanjye ariko nawe wigezemo. Ariko nawe uti oya Dawidi ntabwo ibyo uwo mwenda yize nawigeramo. Ngo bateka Dawidi ntabwo mbimenyereye. Reka babwire inshuti zanjye, akenshi ahantu tugwa abarokore, ahantu tugwa n'umuzima bwa buri munsi, ushaka kwigana mugenzi wawe, ushaka kuvuga ngo mugenzi wavuga, ushaka kugenda ngo mugenzi wagenda, ushaka kwambara ngo mugenzi wawe yambaye. Umugore wabuje umugabo w'amahoro kuko ushaka kwambara igitenge umugore runaka yambaye, washaka kuba mu nzu y'umugore wa runaka bamo, washaka kugenda mu modoka y'umugore wa runaka agendamo. Ntabwo ushaka kuba nkawe wowe ubwawe, ngo ube nkawe, ube ngo ngiyewe nkanjye pese mbe nkanjye. Ikibazo cy'abantu tushaka kuba nk'abandi, kuko ushaka kuba nkawe pana sonora yawe iwowe ubwawe. Ibyo bizagufasha no gutsinda intambara ufite uyu munsi wa none. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Dawudi abati ibyo ntabwo mbimenyere arabyanga. Nshuti yanjye kitari cyawe ukireka, kitari cyawe ukivane mu nzira yawe, kitari cyawe ukigizayo, kitari cyawe ntukacyemere. Umva ujye kwifuza umugore w'abandi kubera iki se? Wose uwawe nura rubavu rwawe. Imana ishimwe cyane. Bereka babwiye ikintu kimwe, Dawudi aza kwibeshya akagenda muri myenda, ubwo leta yo kumwica. Imana ishimwe cyane. Iyo Dawudi aza kwibeshya akambara ya myenda atamenyereye, ya myenda atize yigeramo, guri yateye kumwica. Ariko biravuga ngo arangije ngo yubonaga imenyereye kuko yize yigeramo. Yesu ashimwe cyane. Umugore w'abandi ukamwifuza, umugabo w'abandi uramwifuza, uramazu y'abandi ukayifuza, urabana y'abandi oya abo ngaho Imana yaguhaye, aho wavukiye, aho wakuriye, aho ngaho niho iwawe, aho ni wowe umugabo wawe n'urwo rubavu rwawe. Ntabwo Imana yigize yibeshya. Rero ngende ngo bavuze ngo abantu zavuze ngo uyu mugore si wawe, umugabo si wawe, kandi mujyanye gatanu mwaraseze. Oya uwo nguwo urwo rubavu rwawe n'urwo rubavu rwawe. Imana ishimwe cyane. Amina. Haleluya. Aje bati binago mbimenyereye. Aho ngaho Dawidi yanze kwamba imyambaro itariye. Abantu benshi tujye tuhagwa mu buzima bwawe, ni munsi abantu benshi tujye tuhagwa. Dushima Imana umuryango wavutsemo, dushima Imana ushaka washatse, dushima Imana abana wabyaye, dushima Imana umugabo Imana yaguhaye, dushimira Imana umugore Imana yaguhaye, dushima Imana abana Imana yaguhaye. Abana bawe ni beza cyane kuruta n'abandi bose. Umugabo ni mwiza cyane nubwo ari umusinzi, ariko ni mwiza cyane kuruta abandi bose. Ubuzima ubayemo ni bwiza cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Uwo muryango uvukamo kuko mabona papa wawe aho ni beza cyane. Nyashimana umuryango navutsemo uko biri kose njye mushimiramo Imana kuko nuko aho Imana yemeye ko hariho nuruka nitwa runaka, nitwa Pisi mutano wa mwene runaka. Imana ishimwe cyane. Nawe ugishima Imana rero ubwo wavutsemo bizaguha gutsinda igihanda kiri imbere yawe. Imana ishimwe cyane. Dawudi arangije ngo imyambaro ayiyambara. Mbabarira wiyambure ibyo bitari ibyawe, ubisige bisigaye ba nyirabyo, ufata ibyawe, ufata uwo bwawe. Biravuga ngo Dawudi arangije ngo yifata ubuyenge, yayimenyera gufata mu mariba, yayimenyeye gufata mu tugezi, ngo agenda adufuramo dutanu. Ngo arangije ngo arigendera, nzavuga no kutubuye dutanu icyo tusobanuye. Reka sinshaka gutinda aho ngaho kuvuga iminota. Imana ishimwe cyane. Ngo urangije ngo umusubiza mukubisa amaso, ngo amusuzugura.
reka nkubwire nubwo uyu munsi bagusuzugura ariko muri bo harimo Imana. Nubwo bagusuzugura hari icyo Imana yakuvuzeho gikomeye. Nubwo bagusuzuguza ijisho ngo bivuze amusuzuguza ijisho ngo yamureba ngo amusuzugura ngo asanga n'agasobe k'umugenda, asanga n'agasobe katamenyeye kurwana kandi wari igihanda amenyeye kurwana afite indwara zose yikwije. Reka nkubwire nubwo ubona bikwije ariko muri bo hari Imana ifite imbaraga. Imana ishimwe cyane. Ibyo bigiye gutera ubwoba, byikunaniza, byiguhangayikisha, muri wowe hari icyo Imana yakuvuzeho, hari icyo ugiye kuzakora kandi kizatangaza benshi. Dawidi ngo arakomeza aragenda bati ndakubona waneranye ingabo, waneranye amacumu n'uducumu n'ingabo nyinshi, ariko ibyo ndabyemera, ariko ngiye nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ihoraho. Uwiteka Imana agiye kukungabiza nguce igihanga. Imana ishimwe cyane nguce igihanga ingabo z'Abisiraheli wasuzuguye uyu munsi. Uwiteka Imana agiye kungabiza ninyamuce igihanga mugabura inyoni zo mu kirere n'ibisiga byo n'inyamaswa zo mu ishyamba. Avuga irindi jambo rinezeza umutima wanjye ati uyu munsi wa none mu isi yose baramenye ko mu Isiraheli harimo Imana. Imana ishimwe cyane. Nta yindi tegeti yande ya Dawidi. Ikibazo twebwe ikibazo ushaka gusaba kugira ngo abantu bakubone bagushime, ushaka kugira ngo usenge abarwayi bakubone bagushime, ushaka kwigaragaza imbere y'abantu barebe ko mvuga neza, barebe ko nsa neza, barebe ko uya kora kugira ngo Imana ihimbazwe mu isi. Imana ishimwe cyane. Kora kugira ngo Imana igaragare. Ushaka kwigaragaza cya bugufi Imana yishyirwe hejuru, cya bugufi Imana igaragare muri wowe. Nshuti yanjye reka Imana igaragare muri wowe. Uyu munsi wa none numara kumenya aho Uwiteka Imana yakuye. Dawidi dukomeje gusoma icyo cyanditswe ngo yaje amusatira kuko yavuze izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Ibyo biguhagaze imbere nta kintu kizabikuraho ni izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Imana ngo irangije iha Dawidi Umufilisa ngo azayirukanka ngo aranje kugira ngo amuce igihanga. Dawidi ngo aranje ntabwo yamuhunze. Wihinga icyo kibazo senga ugisatira, senga ucyegera, senga umva wigihunga. Ngo Dawidi arangije ngo aramubwira ati ndabizi ngo arangije ngo rekwa akabuye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ese ko utafashe ikinongo ese yitanga akabuyenge arekwa Yesu muri we ngo arangije agenda aho kanya akabuye kagenda karigita mu gihanga cy'Umufilisitiya. Umufisa yikubita hasi umva. Yesu ashimwe cyane. Amaze kwikubita hasi ntabwo Dawidi yagiye ngo agiye kuzana umuhoro, agiye kuzana iki ngo bibiraba ngo intwaro bari baje kwicisha Dawidi. Inkota bari baje kwicisha Dawidi. Niyo Dawidi yafashe ngo agenda acisha Goliyati igihanga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ubwo butunzi burimo kurwanira tuza. Imana ishimwe cyane. Ibyiza se n'ibyo Uwiteka kandi Uwiteka uri Uwiteka. Humura ibyo Uwiteka Satani yakwambuye bigiye kugurukira mu izina rya Yesu. Ubutunzi bwa Satani yajyanye ibyo bakuriganyije ibyo bakunyaze Uwiteka bikugaruye uyu munsi mu izina rya Yesu. Nkuko Dawidi yafashe intwaro yafashe inkota ya Goliyati abari yakoresha kumwicisha, nawe ibyo ngibyo baguhagukiye kugira gute kukurwanisha. Ibyo nibyo ugiye kugufata kugira ngo ubatsindishe kuko mu ijuru hari Imana yavuganye nawe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Byose bizakubaho gute? Kwibuka ibyo Imana yakunyujujemo ugatsinda Goliyati guhagaze imbere. Ibuka ibyo Imana yakunyujujemo, ubuka ubuhamya bwa kera, ubuka Imana izitewe kugira neza. Wibuka ibyo Imana yakunyujujemo kugira ngo gutsinde, dushobore gutsinda, dushobore kunanizwa, tudashobora kunanizwa no gutsindwa, ahubwo dushobore gutsinda mu buzima bwacu. Imana ishimwe cyane. Abanyarwanda twibuka Imana yadukuye mu ntambara, twibuka iby'intambara, twibuka amasasu, twibuka ibyo Imana yatunyujujemo. Ndababwiza ukuri tuzatsinda iyo COVID-19. Nitwibuka aho Imana yadukuye, twibuka aho Imana yakuye igihugu cyacu, twibuka aho Imana yakuye Abanyarwanda, twibuka aho Imana yakuye twebwe Abanyarwanda cyane cyane no kuvuga abandi. Reka twibuka aho Imana yakuye Abanyarwanda. Imana ishimwe cyane kuko nawe ndi Umunyarwanda. Reka maze mvuga iwacu njye kujya kuvuga ahandi. Reka mvuga iwacu aho Imana yakuye Abanyarwanda, aho Imana yakuye igihugu cyacu, aho Imana yagiye tunyuzamo. Uyu munsi wa none Imana yakurinze amasasu, Imana yakurinze urupfu. Ntabwo wapfuye, wacyari uko umeze kose wacyari muzima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bizashobora. Nuhangayike, ntugire ubwoba bwa COVID-19 uyu munsi wa none. Reka duhagane neza tugasenga Imana. Imana izadutsindishiriza, Imana izadushoboza
kudushoboza kunyura muri covid kandi dusigaye turi bazima dusigaye tugihamya izina ry'Uwiteka barokore nshuti zanjye muri 1994 aba insenge ntabwo bari bazi ko ushobora no kongera kuzagira agaciro mu gihugu ariko kubera ko Uwiteka Imana tuzi ko Uwiteka Imana z'Abanyarwanda ko Uwiteka Imana ize igihugu cy'u Rwanda uyu munsi wa none turavuga Imana mu gihugu cyacu rero nshuti yanjye nitwibuka ibyo Imana yatunyurizemo n'uyu munsi ikibazo cya covid-19 tuzakinyuma kandi dusigaye turi bazima tuzakinyuma kandi dusigaye dushima Imana tuzakinyuramo kandi dusigaye tuvuga ngo Uwiteka ni Imana rero nshuti yanjye uyu munsi wa none ibuka Imana yagukuye ibuka ibyo Imana yakunyurijemo ushaka gutsinda gurira ati imbere yawe Imana waha umugisha kandi Imana ibagire neza Imana ihaze kwifuza kwawe mu izina rya Yesu Kristo mwame turasenga buri wese kugira ngo umugire neza hajyahanda cyo gihagaze imbere hari gora tumuhagaze imbere hari byamunanizaga hari byarayumuriza hari byaraga mwami bimutera ubwoba abarota inzozi imbere kizo na kine gihanda mu izina rya Yesu Kristo abona bararukanka bari hagati mu mirambo bari hagati mu bapfu mu izina rya Yesu iyo myuka y'inzozi imbere iyo myuka yose ndayikasoringa ndayikuraho ndasenya imikono yose y'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana muzima Mana tanga ihumure mu Banyarwanda tanga ihumure mu umvira ijambo tanga ihumure mu bana bato hatanga ihumure mu bakuru tanga ihumure mu babama tanga ihumure mu bapapa tanga ihumure mu basore n'inkumi tanga ihumure mu rubyiruko Mana tanga ihumure mu gihugu cyacu tanga ihumure mu Banyarwanda nsenye igihugu cyacu Mana utugirire neza u Rwanda Mana uduhe umugisha uturindire ibyorezo mu izina rya Yesu ngo ijambo ryawe rimbwa muri Zaburi ngo uzaturinda na mu gihe igera ku manywa ndetse mwami n'ibiteye bwaho bya nijoro uzabiturinda Mana kubaza kutuntu tubere maso bera maso igihugu cyacu Mana Abanyarwanda mwami duciye bugufi turakwinginga ubaye natwe mwami udutsindire covid-19 mu izina rya Yesu Mana abanduye iyi covid Mana ubakize Mwami wanje niwe Mana ikiza ubagire neza mwami Uwiteka Mana ababaye mu biri kubw'iki cyorezo imiryango yabo mwami komeze kuyikomeza Yesu turaguhamagaye mu gihugu turaguhamagaye nyiringabo Mana utugire neza mwami w'abami urakoze mwami nsegeye imiryango mwami w'abami itakibanye neza mwami ashaka gukora divorce mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana muzima ndasenya imbaraga zose z'abadaimon ndasenya imyuka yose y'abadaimon narimbura imikoro yose y'abadaimon izo ngo zagusenyuka Satani abasha n'ubushobozi ufite Satani mbaraga ufite kuri urugo rwose rwose rwubatswe n'Uwiteka Satani agahize ubaka urugo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana muzima izo mbaraga z'abadaimoni niyo myuka y'umwijima mu izina rya Yesu urakoze Mana ukomeza kutugira neza urakoze kuri kumwe natwe kandi Mana inzi ko itewe kuhaza kwifuza kwacu ishimwe n'icyo tubayewe maze twizeye mu izina rya Yesu amen Imana yo mwishibaho umugisha kandi bagire neza ushaka gusengerwa cyangwa se ushaka gutanga icyifuzo cyangwa ubundi bufasha ashobora guhamagara kuri nomero igendanwa 0788 ushaka kwandika no kuri WhatsApp wakwandika message isanzwe no kuri WhatsApp ushobora guhamagara cyangwa se ukohereza ubutumwa kuri WhatsApp Imana yemwishibaho umugisha Imana bagire neza mu izina rya Yesu amen